Halo muraho neza, amakuru yanyu, amakuru y'iminsi, natwe turaho rero tumeze amahoro nta ribi, natwe turashima Imana. Nimba ari ubwa mbere kuri channel iwacu bikora bite, ni channel twiga ibimera bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora kukibona cyangwa kukurangiramo umuti ariko ntukimenye, ariko iyo uri kuri channel iwacu bikora bite umenya utuntu n'utundi. Kuri bikora bite rero uyu munsi turimo turatembera mu mashyamba nyine kimeza, tugeze ku cyatsi bita umumanurankuba. Umumanurankuba ni iki? Umumanurankuba ni umuti uvura indwara nyinshi baba barabamanikiyemo uruzingo, wumva hari indwara yakunaniranye mbese ikananiranamo, umumanurankuba rero urabikora. Rero nshuje abantu mwese muri mu bihugu bitandukanye, haba ari Burundi, ba Rwanda, abakongomani n'abandi bose bumva ikinyarwanda, aho muri hose ndabashuje cyane. Rero kuri bikora bite uyu munsi turimo twiga ku cyatsi bita umumanurankuba. Umumanurankuba ugizwe n'ibice byinshi, ugizwe n'imimanurankuba 5, ariko uyu munsi nabahitiyemo uyu nguyu. Hari umumanurankuba mutoya, umunini, hariho n'indi mimanurankuba 3 nayo nimbona umwanya nkayibona nzayibereka. Kera rero ku bantu bivuzaga cyangwa ku bantu bazi imiti, ushobora kuzasanga wenda nyogokuru cyangwa sokuru yarapfuye, ariko hari igitabo yasizemo handitsemo umumanurankuba. Ni uburyo rero bwo twiga ngo tubashe mbese icyo nzi dusangire ubumenyi, dusangire icyo bita ubumenyi. Icyambere rero umumanurankuba kuko ukunda kuvura, ushaka agati bita umuvumburankwavu. Mukurikire mwumve. Hari ukuntu ujya kwa muganga ufite agakorora kataboneka, inkorora yaraheze iyo pfo, bakakuroga nk'inkorora y'igituntu, nacyo barakiteza, bagiteza abantu rwose, cyangwa bakakuroga ikintu kimeze nk'urushwima, ukajya wumva nko mu gifu ibintu birabira, nta gifu urwaye, ukababara ahantu mu kameme ruguru y'igifu gatoya, ukaribwamo cyane, ukajya wumva na nijoro rimwe na rimwe bigenda bikuniga. Iko bigenza rero, ufata uyu mumanurankuba n'akatsi bita umumanurankwavu cyangwa umuvumburankwavu, umuvumburankwavu, warangiza ugashaka icyo bita umwenya n'imizi y'insina ariko ya kamarasenge. Uko uvura iyo ndwara rero, uragenda ugafata utubabi dutoya kuri tuno, warangiza ugafataho umukamato, ukagenda ugashaka umwenya, ugashaka umuvumburankwavu, warangiza n'imizi y'insina ariko ya kamarasenge, ukabisekurana, warangiza cyangwa ukabyanika, nabyo bibaye ngombwa wanabyanika, cyangwa ukabitekera aho ngaho ukajya unywaho utuyiko tubiri. Ariko nabonye n'ubundi buryo babikoramo, ushobora no gufata tungurusumu, wamara kubiteka ukagatereramo wakarabye, nabyo nabonye bivumbura iyo ndwara yari yarakwihishemo, nicyo ukunda gukora. Ikindi kintu umuvumburankwavu ukunda gukora, kera bakundaga kuyizinguza. Iyo wabaga uri umusore warananiwe gushaka, warakuzingiye kwa nyoko cyangwa mu rugo, ushaka kugutwara umukaba w'ipantaro, cyangwa bakagutwara ishati cyangwa isogisi cyangwa inkweto cyangwa ikora. Ku bagabo, ku bakobwa bashobora kugutwara iyo kariso cyangwa ingutiya cyangwa urudodo rwo mu ijipo cyangwa ahantu wiyogoshereje cyangwa ahantu wanyaye. Baragendaga bagafata ishyushyu, iyo shyushyu ugafata n'amababi y'umumanurankuba, warangiza ukabikaraba ku manywa y'ihango izuba riva. Igihe saa sita mu kadomo saa sita bigiye kugera, ukabikarabira hanze, ariko wongeramo amazi
wamara kubikaraba ushobora no kunywa agatonyanga kamwe k'uwo muti, ukavuga ati ndizinguye ahantu bamanitse, ndizinguye, uyu ni umumanurankuba, ndizinguye ku bantu batashatse. Uyu mumanurankuba nawo urabikora. Umumanurankuba umanura iki? Hari abantu bakunda kurwara ibintu bituruka mu maguru bizamuka gake 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 gake, bigahera mu ino, mu matako, bikazamuka mpaka no mu mutwe. Iyo wumva ibyo bintu bije rero, uragenda ugashaka kano gatsi bita umumanurankuba n'ikirogora, warangiza ukajya wisiga ahantu bigiye gute, bigiye biri. Ariko mwa bantu mwe, indwara ziri kino gihe ziranyuranye kandi ni n'amayobera. Igihe uzabikoresha ukabona mbese ntabwo biri kumacinga neza, iyo ndwara uzamenye ko bagize gute, ari ibitega bagutegeye nyine. Hari undi muti nzababwira mushobora kongeramo mukareba, ariko muzamanze mukoresha ibi kuko nawe ni umuti ukomeye mu buzima bwacu. Umumanurankuba rero ikindi ukunda gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, nk'abantu bakunda kuribwa mu nda hasi nko mu kiziba cy'inda, ukuntu wabyivura rero biratangaje. Wongeramo umuzi w'umubirizi, umuzi w'umubirizi cyangwa icyo bita nyanyapori, cyangwa ukongeramo icyo bita, ushobora no gushaka icyo bita imbatabata. Imbatabata nayo ukayivangiramo, ubundi ukajya ugira gute, unywaho gake gake. Hari n'ubundi ushobora gufata iyo mbatabata n'iyi mumanurankuba, warangiza ukongeramo icyo bita amababi y'umwembe, ukareba ko wajya wivura izo ndwara zimwe na zimwe ziba zarazonze abantu. Rero ndabakunda kuri channel iwacu bikora bite aho muhereye hose, ariko ni uburyo bwo kwiga ibimera by'iwacu. Nimba ufite ikibazo nyandikire kuri WhatsApp yanjye, hariho ibisobanuro byinshi, tuganire, umubwire. Ushobora no kugusuzuma bakubwira ati urwaye gutya na gutya, ubundi urebe ku giti cyawe ukagira gute, ukazishakira inzira ukajya kwivuza. Ushobora rero no kujya kwa muganga bakakuburamo indwara, ukampamagara bakubwira uburwayi ufite, warangiza ugakomeza ubuzima busanzwe. Imana ibarinde rero muri hose, Imana ibagure mu byo mukora, aho muva n'aho mujya, mbese Nyagasani akomeze abacira inzira. Murakoze cyane.